Hari ibintu byinshi abasore bibaza ariko hakabura igisubizo. Ese urankunda cyangwa uranshuka? Ese ibyo ukora bifite ibisobanuro cyangwa ni ibisanzwe? Ukuri ni uko abakobwa benshi batavuga urukundo rwabo mu magambo gusa, ahubwo banarwerekana. Ariko ikibazo ni uko abasore benshi batabona ibyo bimenyetso. Bamwe batakaza amahirwe menshi y'urukundo rwiza, abandi bakibeshya ku muntu batekerezaho. Ariko umunsi tugiye kureba ibintu 9 by'ingenzi bigaragaza ko umukobwa agukunda by'ukuri, kandi buri kimwe turagisobanuraho byimbitse. Niba ushaka kumenya uko wasobanukirwa amarangamutima y'umukobwa, komeza urebe iyi video kugeza ku mpera zayo. Ikintu cya mbere ni igihe. Mu buzima ikintu cy'agaciro gikomeye kurusha ibindi ni igihe. Iyo umukobwa aguhamagara kenshi akakwandikira ashaka kukubona, uba ugomba kumenya yuko uri mu bitekerezo bye. Kaba kubita gasitu rero. Hari umusore yatekerezaga yuko umukobwa yamufataga nk'inshuti ye gusa, ariko buri munsi uwo mukobwa yamwandikiraga mbere yo gushaka kumenya uko ameze, akamushakira umwanya nubwo yari ahuze. Nyuma yaje kumenya yuko uwo mukobwa yamukundaga ariko agatinya kubimubwira. Kandi ukomeze n'ikintu cya kabiri rero, ashaka kukumenya byimbitse. Umukobwa ukunda ntabwo ashishikazwa n'ibintu byoroheje gusa, ashaka kumenya amateka yawe, inzozi zawe, n'ibyo ukunda ndetse n'ibyo wanga. Iyo umuntu akwitayeho ku rwego rwo kumenya ubuzima bwawe, biba bigaragaza interest irenze ibisanzwe. Naho ikintu cya gatatu, arakubaha kandi akumva ibyo uvuga. Reciprocity ni kimwe mu bintu bikomeye cyane mu rukundo. Umukobwa ugukunda yumva ibyo uvuga, yita ku bitekerezo byawe, arakubaha, niyo mutemeranya. Iyo umukobwa atubaha ibyo uvuga, akenshi nagufata nk'umuntu w'ingenzi. Ikintu cya kane, akora utuntu duto duto tugushimisha. Urukundo rugaragara cyane mu tuntu dutoya. Urugero, kwibuka ibintu wavuze, kohereza message igushimisha, kugufasha mu bintu bito. Ibyo byose bigaragaza yuko agutekerezaho kenshi. Ikintu cya gatanu, agira ishyari rito. Ishyari rito risobanura kuba ikimenyetso cy'urukundo, cyangwa se kari ikimenyetso cy'uko agukunda. Iyo umukobwa agaragaza ko kenshi ko atishimira kukubona hafi y'abandi bakobwa, cyangwa akababaza ku bijyanye n'abandi, biba bishobora kuba ikimenyetso cy'uko akwitayeho cyane. Naho ikintu cya gatandatu, ashaka kuba hafi yawe. Umukobwa ugukunda ashaka kumana nawe umwanya, kuganira nawe ndetse no kuba hafi yawe kenshi. Nubwo yaba afite akazi cyangwa gahunda, agerageza kuganira nawe cyangwa se kugushakira umwanya. Naho ikintu cya karindwi, agutera inkunga. Umukobwa ugukunda ntabwo areba gusa ibyo ukora uyu munsi, areba nawe ushaka kugera. Azakubwira ko ushoboye wakomeza, udakwiye gucika intege. Ibi ni ibimenyetso bikomeye byerekana yuko urukundo rwanyu ruzakomeza. Naho ikintu cya munani, akubwira ibanga rye. Arakwizera mu bihe bikomeye. Iyo umukobwa atangiye kukubwira ibintu bye bwite, kukwiyereka uko ari no kukwiyumvamo, bigaragaza yuko akwizeye kandi akwegereye. Naho ikintu cya 9, akwitaho mu bintu bikomeye. Urukundo nyarwo rugaragarira cyane mu bintu bigoye. Iyo ufite ikibazo, utameze neza, cyangwa uri mu bihe bibi cyane, umukobwa ugukunda akwereka ko ari kumwe nawe. Isomo ry'ingenzi, ukuri ni uko urukundo rutagaragarira mu magambo gusa, rugaragarira mu bikorwa, imyitwarire ndetse n'uburyo umuntu akwitayeho. Ariko nanone ni ingenzi kwibuka yuko nta kimenyetso kimwe gihagije. Ugomba kureba isura rusange y'imyitwarire y'uwo muntu. None se woweho utekereza iki? Ni iki muri ibi bimenyetso 9 wigeze kubona ku mukobwa ukabona ko agukunda? Twandikira hasi muri comment. Niba ukunda video zigufasha ku rukundo, relationship ndetse na motivation n'ubuzima,
ukande subscribe kugira ngo utazashikwa n'izindi video nk'izi ngizi.